gitondo wabyigiye mu rugo ushobora kubyuka ukabanza ugategura breakfast. So niba niriwe mu rugo ngewe ntabwo njyanye na Rwanda ryama nkaruhuka, hanyuma namara kuruhuka nkabyuka abandi bakiryamye, hanyuma nkakora breakfast. So ukaza kubyuka basanga ngiye kwisura. So hano rero ngiye gukora umugati. Murabona amaze gukora capati yari imbere, na pondera rimwe naponze umugati ku ruhande mpona na capati. So uyu mugati wongeye gukora ushatse arawurya ushatse ntawurya, ni ukuvuga ngo capati nzi ko arizo ndagabura, ariko n'umugati ejo bawurya. Ni ukuvuga ngo uyu ni umugati ngiye gukora nyuma ya breakfast. Ariko nazipondeye, naponze capati, maze guponda capati nyishyira hariya, ndaponda umugati ndawurekura byimba, mama muzi ko ukeneye kubyimba. So hano rero ngiye wamaje kubyimba, ngiye kuwuzinga se kuwukaraga se kuwukora forme y'umugati kugira ngo mbashe kuwuteka. Ni ukuvuga ngo aha rero ushobora gukora imigati y'ubwoko butandukanye. Hano nayo ndimo ndawubumba kuwuzinga kugira ngo uze kuza danke umeze neza. Icyo ushaka kuvuga uwuzinga mu buryo ushaka, ni mu buryo ushaka rwose, ntabwo nta kondisiyo. hano rero maje kuwuzinga nawuzinze mbona kibaye kinini, kandi ntabwo mbashaka kugira ngo umugati uje wisanzuye. Nahise mfata systeme yo kongera kuwurambura, ariko mpita ntekereza ko nashakaga umugati umwe normal, ariko nsanga naponze munini nza gukuramo imigati itandukanye, ndamugabanyamo kabiri. Nuko nahise mbigenza, ndavuga uyu mugati ni munini ntabwo wanyuramo hariya neza, reka mugabanyemo kabiri. Ubwo nyine byahise bituma nteka imigati ibiri itandukanye, imigati y'ubwoko butandukanye. Sorry, ni ukuvuga ngo niyo nahise nteka yo mu bwoko bubiri butandukanye. So ariko ushatse wanakora ibiri isa, gusa nahise nyine niyimagina gutyo. Ubwo uyu nguyu niwo ngiye kubanza guteka. Uyu nguyu ndawugira penkupe isanzwe, hanyuma indi nayo nze kuyikora ukundi. Ni ukuvuga ngo ushatse wakora penkupe ebyiri, ariko nahise mvuga ni kankora uturonde nkore na penkupe nta kibazo. Ushatse wakora penkupe ebyiri, eshatu, enye, nta kibazo ugiye bafite udukoresho. So ariko hano natekereje kuvuga ntireka nkore n'uturonde. Ubwo intekerezo nyine zihita zizira aho ngaho nicaye. Hano rero ndabukaraga gutya, bituma umugati ushya wegeranye uryoshye umeze neza. So ni ukuvuga ngo nawe byakunda rero. Murabona amaze gukora ama breakfast, abana murabona babyutse, murabona akana ari ku ruhande. So ubwo nyine tuba twaje kubicara iruhande.